Touch Media TV. Kurikira n'imikino itandukanye yaba imikino ya La Liga nuko ngo nko mu mpera z'iki cyumweru ubwo ni kuwa gatandatu kabisa ikipe ya Real Madrid zakina na Real Sociedad saa 4 kuri Sport Premium. Hanyuma ku cyumweru Elche yakire Barcelona irimo iraryana kabisa yaba Aubameyang. Rebe neza cyane kuri Sport Premium kuri channel ya 252 ubwo nabafite decoder za antenne ndetse no kuri channel ya 246 kuba afite dish gura bonoma rero ya classic cyangwa se smart bouquet y'ukwezi uryoherwe n'imikino itandukanye kuri Star Times n'uburyohe kabisa hamwe na Star Times rwose enjoying a digital life ibintu bigende neza cyane. So twavuga ko rero procedure zirakomeje ku ruhande rw'ikipe ya Chelsea hashakwa wayigura ariko Antonio ndetse na Innocent twemeranywe Chelsea igiye kugira ibibazo uko byagenda kose. Ibyo wavuga ngo ni institution nibyo hari umurongo imaze kubona ni brand ni ikipe ikomeye ni ikipe ku attracting abafatanye bikorwa biroroshye kubera ko mu byisigaranye harimo n'abakinnyi kandi burya umutungo ukomeye ikipe igira ni stade n'abakinnyi burya n'iki kipe ivuze hanyuma izindi zikaza n'inyongera kuko amafaranga menshi ikipe ibona ni gate correction amafaranga bakuba ku muryango amafaranga ya TV rights ikipe gikomeye iri muri izo za mbere ariko twabyemera twabyanga abakinnyi umukinnyi bavugaga ati Abramovich wenda ikipe izanyirukana mu bwatsi niba ari umutoza tushera batinzirukanwe ejo bundi mpabwa ubwatsi nta pressure bari bafite amafaranga byanze bikunze hari akantu bigomba gutusha ikipe ya Chelsea icyo tukemere nibyo aho ngaho nta waza gushidikanya uko washidikanya nayo yaba yirengagije akamaro Abramovich yaramariye Chelsea mu bijyanye na mikoro mu buryo muri finance bizagorana rero kubona ko undi muhergo waza ngafata ikipe abanze girirwa icyo cyizere mbere na mbere icyizere abakinnyi staff technique bamwibonemo icyo cyizere nkuko Abramovich yahindaguraga umutoza nkuko umuntu ahindagura umwenda ibyo byari bisanzwe kandi ugiye hakahita haza undi bidasabye ko hari igikuba cyanza gucika wakavuga ati niba ari Avram Grant ni inshuti yanjye ndano mu Yahudi mugenzi wanjye ko Abramovich nafite ubwenegihugu bwa Israel cyo tukibuke neza afite butatu n'ubwongereza bw'Uburusiya kagira Israel ndetse na Portugal uko burya kumukarasa barakubwira bati nuwakangahe mu Burusiya mu mafaranga nuwakangahe muri Israel nuwa mbere muri Portugal burya rumva rero ko umusaza ari hejuru cyane bizagorana rero kugira ngo uwo muherwe ugiye uzafata Chelsea uzayigura bigorane kugira ngo approve neza abanze yemeza abantu ku kijyanye na mikoro nicyo turi ndabivuga nsubira inyuma muri Demetro nuvuga ngo Chelsea Romana za kwifata yari equipe irahisanzwe yendaga no kugurishwa kuko yari ifite imyenda myinshi y'imisoro so icyo gihe yaje Chelsea ntazinigira ikintu yakoze cyatumye abantu bose babona ko hari icyo yakora ni demonstration yakoze nuvuga ngo ngenda shingira kuki umuntu uzayigura ese azigaragaza ati ni presentation zakora imbere y'abafana ba Chelsea n'abakunzi b'umupira muri rusange ni ngo naramukaje twibuka neza Romana aza mu 2003 yaraje arakubura aragenda azana umutoza ari umaze gutwara Champions League icyo gihe aravuga ati icara hano ibyo ukore muri Porto muri Porto equipe idafite izina ndabibonye ngwino hano aravuga ati nze n'abakinnyi bameze bati bahise bande bose baramanuka n'umango umuntu wabibonaga wese wari wasobanukirwaga umupira avuga ati equipe nubwo itaza ngititwara igikombe ariko byibura urwego rumwe igiye kuva igiye ku rundi so rero ziratanga yego igitegerejwe niki ese umuntu uri bufate Chelsea wari we wese ni action ya mbere ari bukore iyo action ni ushaka kuvuga ati umuntu ashaka kuzagira hageze Chelsea cyangwa ni wa uje kwinjoyinga ibyo byishimo Romani yateguye byibura imyaka 2 cyangwa 3 ariko nyuma y'imyaka 3 tubure Chelsea noneho tubone ikumbagurika nk'izindi rasaba ko nawe kubyo Roman Abramovich amusigiye fondation tubyita akomereze fondation ahubwo nakomerezeho noneho azamura izindi nkike zikomeze imfuruka ya Chelsea kuko Chelsea ntituze kuyibona idandabirana iri muri ya makipe abari inyuma agwirirana dusange Chelsea twaramenyere muri Champions League yarabitumenyereje tuzi ko buri mwaka ibirimo kandi ari n'umukandida wo kugitwara ngo tubone noneho itangiye kugwirirana no gukina conference nabyo bigoranye
uwo muherwe uza kuza afite challenge ikomeye ariko nanone afite amahirwe ko afite base hari base Abramovich amusigiye iyo base rero nayihereho ayubake kandi agaruke igitinyiro n'icyizere mu batoza ndetse n'abakinnyi ba Chelsea kugira ngo hataza gucikamo zisigaye ku magambo ariko amaction biragaragara ko politiki irimo irapusa cyane siporo muri rusange ngo rya reme rya siporo na identite irimo irataka biragaragara ko ukuboko kwa politiki kurimo kwirusha imbaraga turaza gushiduka twaganjijwe na politike muri siporo twinjirirwe neza ku buryo biza kujyana na ya mvugo nyine bibihere mu mvugo gusa ariko mu bikorwa tubishake tubibure hari ikintu bita ngo ni autonomie de gestion ukubana ukwigenga mu bintu byinshi cyane ngo rero iyo ari ikigo cyangwa ari urwego runaka rukagira ubwo bushobozi bwo kwigenga ngo bufata ibyemezo byarwo rero ikigaragara iyo autonomie de gestion muri siporo muri rusange ntayo igifite ngo iri kuba influence na politique uko nimba iyefana wibuka yuko Pologne yakoze contradiction kuri Federation Internationale. Federation Internationale yashyizeho ko Uburusiya buzakina ariko bagakina kuri terrain neutre. Federation locale yo mu gihugu iri impose iravuga ati cyo cyemezo ntitukemeye nta nubwo tuzanakina nabo. Kungana Innocent abantu bamwe ba blaminze Gianni Infantino gutinda gufata icyemezo kuko nawe yari afitanye iyo relationship na Putin ni umugabo wakiriye igihembo ni ngo friendship order cyangwa se ni igihembo cy'ubushuti nk'umuntu wabaniye neza igihugu cy'Uburusiya gihabwa umuntu wafashije Uburusiya mu bikorwa ibyo ari byo byose aba kugaragara ku rwego rw'isi na Abramovich barabifite bakimuhaye nyuma y'igikombe cy'isi anavuga ijambo rikomeye Infantino aravuga ngo Uburusiya bwubatse bond hagati yabwo n'isi bwahaye karibisi yose irahaza baba inshuti ati bubatse umubano wubakiye ku kintu gikomeye lastinga forever uzahoraho uzabaho ariko icyo kirapfuye Innocent ubwo dushobora kubona ubutaha bindi bihugu nabyo bivuga biti tukajya tubona nk'umukinnyi ushobora gutambutsa message ntihagire ikiba ko byaragaragaye nimba ariko urumva urwego Pologne irenze icyemezo Confederation yabo yagomba gufata yo irakirenze igiye gukontradiza icyemezo Federation Internationale yashyizeho urwego ni ukuvuga ngo already politique ikintu message yatanzwe hariya yari message ivuga ngo Gianni Infantino n'abari muri iyo nzu yanyu mwatinze kureactinga kuri global issue nuko ngo ni ikibazo cyari cyabaye ikisi yose ariko ya federation ya football itinda kure yashisa ngo icyo federation ya Pologne yakoze yarabibukije aravuga ati mwari kwa mugitwaramo gutya ahubwo mwemuje imutinde se burani twabihuza no muri Cameroon ko wabonyeho ejo bundi bashyiraho umutoza Patrick Mboma wabonye ko ryari itangazo ryaturutse babisabwe na President wa Republika Paul Biya ngo duhinduye umutoza Antonio Concalves turamwirukanye dushyizeho ariko ahantu yakomeje nibyo ubuka ko Etori yavuze ati Antonio umutoza Antonio ngewe ndemera ibyo yakoze urumva umusaruro yari yatanze wenda ntabwo ari 100% ariko wenda yamu ranking nko kuri 80 Mensiero President son excellence Paul Biya aravuga ati muhindure none icyo ushaka ni iki politiki kandi bucya koko kandi oya tunabyibukiranye mbere yuko iyi decision FIFA yari imaze guhana igihugu cya Kenya na za Zimbabwe bashinja ko iyo politike yinjira mu mafederasiyo mu organisation zabo hari uburyo habamo iyo ko intervene ko kw'inzego za leta ntekereza ko rero ntabwo turi bujye kure y'ukuri dushobora kuzabona bandi bantu bavuga bati twebwe ko dutambukije message zacu cyangwa se ko igihugu gishaka gukora ibi nibi ukabitandukanya kandi wenda se Innocent twavuga ko kubera ko ari global issue ari ikibazo kireba isi cyangwa se nibi bihugu bikomeye bishobora kuzaguma gutyo FIFA igatongera ikabikatisha ikavuga iti wa murongo nta watandukiriwe biraguma gutyo ntago ndi umuhanga cyane muri politiki ariko ndi umuntu yikurikiranira hafi ikigaragara iza n'imbaraga za Amerika muri rusange kuko nimba
ari ubusanzwe niyo ihangana n'Uburusiya direct sibyo influencinze Abongereza Abafaransa n'ibindi bihugu byose Abadage bifite ijambo biza kurwanya Uburusiya. No kuvuga ngo icyabaye rero nuko ukuboko kwa Amerika kuri kugaragara hariya nubwo ari indirect ariko niho byaturutse. Ntago bavuga ngo ubusanzwe se ko Afghanistan wamugani nta complain yabaye wangu nuko cyari ikibazo cyarenze urwego umugabane umwe cyabaye cy'isi yose. Nuvuga ngo cyarenze Uburayi kimanuka muri Amerika urumva cyatangiye kuba kinini. Niyo mpamvu rero natwe Afrika tudahagarara kure turi bujye tuvuga tuti twamaganya Abarusiya kuko twe ntago iyo autonomy nayo dufite ntago turi autonome. Nuvuga ngo turebe inyungu zacu cyane twaba bati ese ni bande bahari bari buze kudusutena no kubalancing cyane ukareba hanga harimo izihe nyungu. So ni ingingo nyinshi ubwo turaza kugira n'abantu tugenda tuganira bakurikiranira hafi umupira w'amaguru ariko bakanakurikirana urwego n'ibijya mbere k'umusportif ashobora no gukurikira politiki. ari umwe mu matara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turimo turagerageza Rutamuwe Rijo turaza kuganira kuri iyi ngingo. Ramjini bambwira ko yamubonye ku murongo wa telefone turamugerageza aratubwira yabonetse. Ndumva rwose ataraba tayari. Halo agerageza turagerageza turagana kuri iki kibazo. ni ingingo irimo nanone ntabwo twavuga kuri Chelsea gusa ko nitunarebe sport mu buryo bwagutse ntabwo ari umupira zo uyu Vladimir Putin ubwe asanzwe akina judo n'umuyobozi w'icyubahiro yananditse igitabo kiwe kuri judo ariko kwandika icyo gitabo ntabwo bikuyeho ko judo ubwayo yabaninze Uburusiya itayoboye ko ari umupresident w'inshuti y'uyu mukino. Ntekereza ko rero bizagorana kuvuga ko iyo sport yatandukana na politiki byaba bigoye cyane. Bitweretse bishobora kuba byari imvugo kuko bizagorana ko FIFA ejo bundi cyangwa se indi institution yose muri sport abe muri tennis cyangwa se izo za Formula 1 n'indi mikino bashobora kwicara ngo bavuge ngo igihugu ngo kinjiye muri ibi bintu bishobora kuzagira impact uko byagenda kose. Tushobora kuzabona abakinnyi bambara udupira bakazatambutsa ubutumwa kabanya Ukraine bamvita n'imikamenko bashobora kwerekana message berekana message cyangwa se n'ama FA yo mu bihugu bitandukanye supportinga iyo Ukraine kuki twebwe batadusupportinga. Gusa nanone icyo uvuze gikomeye uhagarikiwe n'ingwe aravoma bahagarikiwe n'igihugu gikomeye n'ibihugu bikomeye. Urana ko ibihugu byinshi biri kuri iyo side ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na European Union kimwe n'iyi NATO ari nayo bishingiye. Ubwo rero turaza kugerageza John kanya gato ariko reka tuande dukatire mu yandi makuru atandukanye arimo iyi Super League hariya ku mugabane w'Uburayi. Girango Innocent yagarutse ndetse na Antonio hamaze iminsi twabigarutseho mu cyumweru cyashize ko byatangiye kongera guhiswa ko byashoboka ko bantu bagize idea ya Super League bakongera kuyigarura. Sinzi niba bashaka guprofita igihe Europe iri dark mu mwijima burya ngo mu mwijima haberamo byinshi aho ibisasu biri gukubita ikirere cy'Uburayi kirabure bakavuga bati abantu bari concentrated cyane ku bibazo by'Uburusiya na Ukraine ntabwo bari bwite cyane kuko UEFA umunsi ku munsi hari inama hari guhura cyane kwa board members ba UEFA bareba bimeze gutya ese Belarus turayifatira iki Uburusiya yuruborakina gute ibyo byose ni details zikomeza kuza umunsi kundi. Bigashoboka ko rero abagabo bayoboye amakipe hari ku mugabane w'Uburayi akomeye the so called big teams byaba ifi binini rwose byiyite bikipe binini abo ngabo barimo ba Florentino Perez barimo ba Laporta wa Barcelona Perez wa Real Madrid hakazamo na Agnelli w'ikipe ya Juventus abanga bashobora kongera guhuza amakipe mu makipe yari yavuzwe harimo n'amakipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza ariko kwitangazamakuru inkuru ziva mu Bwongereza kuri mu Bwongereza aravuga ko amakipe menshi yo mu Bwongereza atangaje ko yo nta byarimo ibya Super League. Ni kintu cyagarutse Innocent nacyo kigiye kongera kuba indi issue umupira w'amaguru. Ubushize Perez ntago yanyuzwe kandi bura Perez ni umuntu icyo ashaka arakibona.
abantu benshi bamuzi wabibwirwa n'uwari perezida wa Barcelona mu 2000 igihe atwara Figo amukura muri Barcelona. Buriya uzi ko mu magambo ngo yaganiriye na Figo yaramubwiye ko azamuhesha niyemera kuza muri Real azamuhisha Ballon d'Or ataraza. Arabizi neza ko icyo gihe Barcelona Figo atwara Ballon d'Or, Barcelona yari muri Europa League. Nubwo muri Champions League. Nuko kwereka imbaraga uriya mugabo afite. Nuko ni umuntu uzi umupira, ni umuntu uzi kunegosia, ni umuntu uzi approach ya football mu buryo bwose bushoboka. So nuko nimba rero ubushize yaragize guhubuka niko navuga, ntategura umushinga we neza. Twanabyita ko ubushize icyo yakoze na attempt. Yaragerageje. Yatayiwe mu gihuru. Warebe ikivumbuka mu yego. None habona nta nkurikizi bimugizeho, aravuga ati reka noneho uyu mwaka nongere n'ubura umutwe. None hari no kubifashwamo n'ibibazo iyi crisis ihari mu Burayi bwose, abantu bose amaso yose yibere muri Ukraine bari kureba ibihabera. We none haratangiye ati reka noneho bafatirane muri iki cyuka mpite nzamura umushinga kandi usange urubahirijwe. Iba bikoze mu gihe cyanyacyo kuko shampiyona ayishize ziri kujya ku musozo. Sibyo nibigimera kujya ku musozo arahita amenya ati ese amakipe tujye gutangirana na ayahe, ubushobozi bwayo n'ubuhe, n'ayandi adafite ubushobozi agerageza ayameneremo ya empowering. So ni timing wakoze turabigarukaho esama niki UEFA ivuga. UEFA iravuga ko ishobora gufatira ibihano bamwe muri aba bagabo abo ba Perez kimwe na ba Anieri kuva muri Juventus. Turabigaruka mu kanya gato cyane ariko turanacyari kuri yangingo nyine y'ibyo bya Ukraine n'Uburusiya ndetse n'umupira w'amaguru. Katuze mu kanya cyane Tenzon. Yaba abana bari baraganira iyo bisanzuye nsanze ke babwira mukuru we ngo sha ngo uyo nkurebye mbona uzaba umucunga mutungo ngo naho wowe ubwo arabwira umushiki we ngo mbona wava mu munyamategeko mwiza ngo ariko rero muramutse mutize muri Iraq ngo sha ibyanyu sindimo kubibona neza rwose kevarakira mba ndinji nubwo hari ikindi se kujya kwiyandikisha batiki bose bati kare uwize muri iyi kaminuza y'abarayiki y'Abadivantisiti ya Kigali uzamubwirwa n'ubumenyi bujyanye n'uburere hakaba indashyikirirwa ku murimo kandi ku rwego mpuzamahanga abikesha abarimu b'intajorwa bifashisha ikoranabuhanga rikataje. UNIRAC yakira abantu bose idashingiye ku myemerere, ku myaka cyangwa se ku bwene gihugu. Nawe rero ngwino hakura impamba urabutsinze urugamba rw'ubuzima. Kwiyandikisha byaratangiye kubifuza gukomeza icyiciro cya kabiri n'icya gatatu cya kaminuza mu mwaka w'amashuri wa 2022 January intake. Birakorerwa muri kampisi zose za UNIRAC yaba iya Kigali, iya Nyanza n'iya Rwamagana. Amasomo yo akazatangira tariki 10 Mutarama 2022. Hari ishami rya Economics, Sciences and Management, ry'amategeko, irya Computing and Information Sciences n'irya Environmental Studies. Ubundi ukihitiramo kwiga ku manywa nimugoroba cyangwa se muri weekend. Hari n'amacumbi ku giciro gito kubiga i Nyanza na Rwamagana kandi bagahabwa ifunguro. Uwiyandikisha agomba kuba yaratsinze nibura amasomo 2 mu y'ingenzi, hakitwaza fotokopi ya diploma iriho umukono wa noteri, fotokopi y'indangamuntu cyangwa iya passport ku banyamahanga, amafoto 2 magufi y'ibara na borudero $33 yishyuwe kuri konti ya UNIRAC. Sura urubuga wa eshatu akadomo UNIRAC akadomo AC akadomo rwa maze usobanukirwe kurushaho. Telefone ni 0788383563 cyangwa 0788264000. UNIRAC, knowledge and wisdom. Mayfair Insurance. You're number one. Strong and reliable insurer. For general assurance needs. It needs the freaking beyond. You're my number one. Oh, Mayfair. You were my best choice. With Mayfair Insurance Rwanda, you are in safe hands. You get home from work feeling exhausted, endless meetings and deadlines. You're greeted by the inviting aroma of our favorite roast chicken and rice. And that ice-cold Coca-Cola, which makes everything magical. You sit down to dinner with the family and think to yourself, everything will be just fine.
There's magic when we eat together. Coca-Cola. Real magic. Amarushanwa y'imena yagarutse kandi DSTV niho honyine wayarebera. Iryoherwa icyumweru ku kindi n'imikino y'amarushanwa ahigadi yose ku isi. Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, tutibagiwe kugaruka kwa Europa League. Reba Salah, Kane, Haaland, Bruno, Lukaku, Suarez, Messi, Cristiano. Icyumweru cyose icyumweru ku kindi. Ntacyaturukira ruhago iganje kuri DSTV. Umunsi muzima usozwa n'ibinezeza umutima. Imitima yacu yo yibereye mu mikino. Imikino nayo ikagira icyicaro hano. Iyi ni Ten Zone kuri Radio 10. Haracyari Ten Zone kuri Radio 10 ukurikiye aho uri hose rwose gubwa neza cyane. Hanyuma umaze gukora siporo muri magaze Sport Class umeze neza rwose, ubu ukwiye gutaha ukicara ukareba amashusho meza kuri DSTV. Amashusho high definition image. Iyi ngiyi yageze mu Rwanda, abantu turavuga tuti utwamuruyeho ibibazo byo kureba amashusho atari meza. Iyi niyo bita DSTV ku mafaranga 20,000 gusa. Urabizi nk'abantu muri iyi minsi bari enjoyinze kureba FA Cup. Iyi minsi nta match nyinshi zari zirimo, ariko watahaga ku mugoroba ukareba FA Cup, abantu baraye barebye Chelsea, abantu barirukanka cyane. Mbwire nk'abantu bafite amaba, ama restaurant, ama hotel, ugayibaze nka hotel itagira DSTV. Decoder kabisa ihendutse 20,000 ko kera yabaga ihenze. Kera barakubwiraga bati urugo rufite DSTV n'abakire ari ahantu banoroye ni kubona atari ahantu hageze n'imbwa zabo antene parabolique imanitse gusa. Hari amagambo bandikaga ku bipangu by'abakire ngo shemesha hejuru hariho n'amacupa. None ubu n'umuntu usanzwe kabisa aho wibereye aho ngaho za Kabuga cyangwa za Masaka everywhere wabura DSTV. Hamagara 11 rero ubona ibisobanuro byimbitse kabisa kuri DSTV Fit Every Moment. Bameze neza cyane. Hanyuma twari tukiri kuri iyo ngingo twaganiriye cyane kuri Chelsea, ariko tunaganirira na kuri sports and politics aho bihurira. Bamwe bati ntabwo ari inseparable, ni ibintu bibiri tatandukanya sports ndetse na politics. Twatubabwiye ko tugomba gutera kamo muvandimwe Joe ari muri Leta Zunze za Amerika, n'umunyamakuru ari kuri gukorera umwuga we ndetse n'izindi gahunda ze bwite ari muri Leta Zunze za Amerika. Akurikira cyane imikino ndetse n'izi buryo umunyamakuru mwiza nk'uko nanabivugaga no kurikira muri buri nguni yose. Nako kantu ka politike bumvise Innocent ageze mu kijyanye na autonomy. Abitondashaga neza kabisa, yamanukaga umusaza nkavuga nti hanyuma tukarebe ese ibisinyito za magambo. Hanyuma hakaza n'ikijyanye n'iyi Super League nayo yongeye kubura umutwe. Andre Anyeri we n'uwo bita Perez nibo nakwita nka revolutionnaire cyangwa se ni driving force, ni moteri Super League, kuko bo bagaragaje bari ku ruhembe die hard mentality, bashaka kuzabipfiramo, bashaka bazacibwe mu mupira, bazahagarikwe uko byagenda kose. Hanyuma ku murongo wa telefone ndabona Ramji na mbere ambwira ko Rutamueli Joe ariho. Joe uratwumva neza? Ndabumva neza cyane Faustin. Tuguhaye ikaze muri Ten Zone. Narindi kumwe n'abatumirwa ni Innocent ndetse na Antonio, twaganiraga cyane ku mupira unarimo byinshi uyu munsi. Twaguhaye ikaze, umeze neza cyane aho uri Joe? Ndabasuhuje cyane. Ndasuhuza cyane Antonio na Innocent hamwe na Rambere wanyitabye. Okay. Hanyuma Joe, reka duhere cyane kuri iyi crisis iri muri Europe yose, ariko nanone yafectinze umupira w'amaguru mu buryo bunaburiya, kuva ku ikipe yaba ikipe y'igihugu y'Uburusiya byayikozeho, yaba amakipe atandukanye za Manchester United zatakaje ba sponsors kubera ibi bibazo. Yaremereye cyane, yavuzwe cyane ni Chelsea kuko yo yari anda y'umuherwe w'Umurusiya Roman Abramovich. Ndahera ku ruhande nkubaze Joe, sports na politics icyo abantu bavuga ngo ni ibintu bibiri bitandukanye,
aho iyi crise iyi attaque y'Uburusiya kuri Ukraine ntiyaba isa niri guhindura iyo mvugo ibyo twatekerezaga bikaba biri kujya ibyo tuvanga umupira na politike biratandukanye ntitwaba twari dusanzwe twibeshya cyangwa n'amategeko atabihamya neza. Murakoze cyane Fose. Nkeka ko uvuze ngo politike na sport ni ibintu bibiri bitandukanye, bishobora kuba bitandukanye mu mpapuro za FIFA, ariko muri reality ntabwo bishobora gutandukana, kubera yuko umupira ni ikintu kinini, umupira urahenda, umupira usaba investment yo ku rwego rwo hejuru, kandi abantu baba bafite ayo mafaranga ni abantu baba bafite one way or another, uburyo bumwe cyangwa ubundi baba bahuriyeho na politiki. So niba abantu rero bashora mu mupira bafite aho bahuriye na politiki, wavuga gute se ko umupira utandukanye na politiki? Biri mu nyandiko duhere mu Rwanda, biri mu nyandiko za FIFA gusa, ariko in reality nta hantu bitandukaniye. Mbere yo kujya no mu Burusiya n'ahandi, duhere no mu Rwanda. Ubu amakipe akira muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda ni amakipe angahe afashwa n'abantu badafite aho bahuriye na politiki? Zirabarika. Ntayo. Wenda wavuga Gasogi ukavuga iyo Gorilla ya Haji, ntabwo ari menshi. Niyo Gasogi ya Kenisi na Gorilla ya Haji nazo zifite aho zihuriye na politiki. Kuko nka Gasogi ifite umuterankunga umujyi wa Kigali. Yes. None uretse n'ibyo, none se ubu Kenisi nta shyaka abarizwamo rya politike nibyo kwa kabisa. Haji nta shyaka abarizwamo rya politike. Nirahari. Mu baterankunga batera inkunga Kenisi cyangwa mu bikorwa bya Haji ntaho bahuriye na leta. Barimo mu bikorwa by'ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Na stade bakiniraho ni za leta. Exactly. So one way or another, uko biza kugenda kose nta na hamwe ushobora gutandukanya umupira na politiki. Biri mu mapuro gusa za FIFA kugira ngo umupira we fair, urumva abantu abapolitike batawivangamo cyane, urumva ariko amafaranga umupira ukoresha kuri iyi si na y'abapolitike na ibihugu, urumva. So kuri iyo point rero twayigira clear yuko ntago bishoboka, biri mu mapuro gusa kugira ngo abantu batabyivangamo cyane. Nanone burya iyo ahantu ubahaye icyo bita total liberté, twabivuga mu Gifaransa, liberté totale, urumva bagira aho bakabivanga, urumva twarabibona. Nkunganiye Jo, mu Gifaransa bahita biha icyo bita libertinage. Libertinage ni ukwigenga ukarenza. Exactly. Warabibonaga nko mu Gereki ukabona umusifuzi nguko asifuye nabi, umuyobozi yinjiranye n'imbunda mu kibuga, urumva. So niyo mpamvu FIFA yashyiragaho n'ayo mategeko, ni ukugira ngo gusa hatabamo akavuyo, ariko in reality birazwi. Iyo FIFA itegura ibikombe by'isi cyangwa se CAF itegura igikombe cya Afurika, amarushanwa akomeye, abantu ba mbere baza kureba ntabwo ari abaturage basanzwe, baza kureba perezida w'ibihugu, kubasaba support, urumva. Kuko perezida w'ibihugu niwe bazubaka ayo masitade, niwe bazasponsoringa ayo marushanwa. None se kuki batagiye gushaka abaturage bandi badafite aho bahuriye na politiki bakajya gushaka abaperezida w'ibihugu? Icyo cyo kibaye clear. Hanyuma Jo, ikipe yagarutsweho cyane rero ni Chelsea, ngira ngo imaze iminsi kuva twabibona Roman Abramovich atandukanye nayo kubera nyine iyo relationship iwe na Vladimir Putin. Byagarutsweho cyane n'abafana ba Chelsea guhisha amarangamutima biragorana. Ngira ngo uyu munsi muri parliament y'Abongereza bahanaganiriye ku izina nka John Terry bati wowe urishimye, wishimiye Abramovich, urimo uravuga ko ari we owner wabayeho w'ibihe byose, ariko muri Ukraine abantu bari gupfa. Ariko ntekereza ko nta mufana wa Chelsea cyangwa se nta muntu uzi icyo yakoreye ikipe wagenda mutera amabuye. Nibyo nawe wenda hari uburyo bijyanye n'iyo politike bitari guhura. John, ni igihombo Chelsea yagize ishobora kwakira, gurana duhu uko wabyakiriye gutandukana kwa Chelsea na Abramovich, kuyishyira ku isoko, ariko se ni ubuzima izashobora bworoshye? navuga yuko ni ibyago byagwiririye Chelsea, kuko iyi ntambara yo muri Ukraine yaje muri timing mbi cyane. Burya hari ibintu biza ukavuga ati well n'ubundi nicyo cyari gihe,
ariko hari n'ibintu biza bikaza muri timing mbi urumva mbi cyane. Chelsea niyo kipe ya mbere ku isi ubu ngubu, imaze gutwara Champions League, imaze gutwara FIFA World Cup, urumva iri mu bihe byiza cyane kurusha indi kipe rero yose ku mugabane w'Uburayi. Yarangiza igahita ikubitwa n'inkuru mbi n'incamugongo nk'ingiyi, urumva kuko turabizi neza cyane ikipe iri on top, nicyo gihe making amafaranga menshi, nicyo gihe ikipe ikomera noneho kurushaho kuko endorsement zita zinjira, urumva yiyongera abafana, amateleviziyo atangira gusinyana n'amadiri ahenze, amakampani atandukanye. So Chelsea rigeze mu gihe cy'isarura, urumva barangije bayikura ku mugati, muri make bayikuye ibiryo ku mugati cyane rwose, urumva bayikuye amata ku munwa, urumva. So ni timing mbi cyane cyane, ariko nkeka ko nta mushoramari n'umwe wakwifuza yuko iyi timing ibaye kuri Chelsea yamubaho, urumva. Mu gihe cy'isarura abantu bagahita ubwo ibibazo bivuka. So icyo ni igihombo cya mbere kinakomeye cyane, urumva, kuko igihe yarigeze cyo kugaruza amafaranga no kwiyongera andi mafaranga no kwiyongera ubuhangange bwayo bise biba cancelled, haje inkuru mbi, urumva. Igihombo cya kabiri ariko nanone ni ugutakaza umushoramari wayo ukomeye wegereje kuri izi success z'imyaka irenga 10 n'ingahe itigeze igira. Yes, itigeze igira nk'uko bikomojeho mu buzima bwayo, urumva. Iki cyo ni igihombo gikomeye kuko buri muntu wese n'undi yajya byibaza, aravuga ati bizagenda bite after Roman Abramovich. Ikindi abantu bagomba gusubiza amaso inyuma, Abramovich we niwe wazanye ubu buryo bushya bw'abashyire bwo gushoramo amafaranga menshi mu ikipe bakayitransforminga. N'ubundi kera hose amakipe yabaga ayoborwa n'abakire, ariko ntago abantu bari bamenyereye umuntu kuzana amafaranga investment ziremereye nk'izo yakoze. Yes, nk'izo yakoze, urumva. Uribuka ko atifata Chelsea abantu bose barabirwanije cyane, urumva, bavuga ati ibintu bigiye kwica umupira, niho ibintu bya financial fair play byatangiriye noneho gusakuza bikomeye kugira ngo bamukase, urumva. Ariko ntabwo ariyo bakasaga gusa, bakasaga n'abandi bazaza, baravuga ati uyu nguyu ubwo bigiyemo afunguye imiryango n'abandi bantu, urumva, kuza gushora amafaranga. Ariko birumvikana abantu babikasaga cyane n'abantu basaga nkaho bari kwibere, babiriraga, bari bafite amakipe cyane nk'izo za Manchester United, za Arsenal zayoboraga, urumva. Zaravuga ati abantu nibatangira kuza bakadutwara ibikombe n'ibiki byose, baradutwara amafaranga, urumva, baradutwara ubuhangange, kandi niko byanagenze koko, urumva. Baradusimbura ku ntebe y'icyubahiro, urumva. Ibyo buri muntu wese yabirwanya kenshi iyo yabona hari umuntu uje kandi arimo asa nkaho ari threat kuri we. So Abramovich niwe wazanye version yo kuza akavuga ati okay, iyi kipe ndayiguze, ngiye kwishora amafaranga, ndagura umukinnyi wese nshaka, kandi atwara ibikombe mutwara cyane. Uribuka deba yabaye cyane Arsene Wenger babwira ikipe ya Chelsea yuko ngo ntago amafaranga agura ibikombe, bigitangira, ariko still abitwara. Of course yarabitwaye, ariko bakibivuga abantu n'abafana barabyemeraga ko ngo buriya amafaranga ntabwo bishoboka kubera ko byari ibintu bishya bitangiye, urumva, ngo bizayigora buriya. Abandi bagatangira ati se uriya mukire ubundi niyo yaza agashiramo amafaranga mu mwaka umwe cyangwa ibiri akagenda, ubwo Chelsea n'ubundi sizayitigwa. No way. Umupira buriya niyo yari chapter yo guhindura umupira, araza kugenda haza undi mukire kuko abantu baraza kuba bamaze kubona faida, baraza kuba babona inyungu yo gushora amafaranga mu mupira w'amaguru. Itaragaragaraga kiragiye kuko kiragiye amakipe yarameze nkaho ari amasosiyasiyo, ari ay'abafana bishyira hamwe, you know, nubwo bagafite umuntu ufite shareholders nyinshi, ariko yasaga nkaho ari abantu nk'uko amakipe muri Afurika yubakitse muri make muri iki gihe. Ntabwo abantu bayafata nka big investment, bayafata nko kwishimisha cyane kurusha, urumva, gukorera amafaranga. Ariko Abramovich yeretse isi yose yuko you know what, yenspirinze za Man City na za PSG. Exactly. Nk'uko ashora mu nganda n'ibindi, nk'uko ashora mu mupira w'amaguru. Ariko on top of that, yeretse abantu bafite amafaranga yuko hano hantu mushobora no kumenyekana, fame,
niyo mpamvu Abramovich yakunda gukoresha ijambo ati ngewe it's not about business, it's about passion. Yego. Niyo gukunda umupira, ariko it's not just about passion, it's about legacy. Uravugwa cyane, uramenyekana, urumva barabagaga bafite amafaranga menshi, ikintu cyo nyine abona kintu ni ukuvugwa. Amenyekana. Exactly. None za Abramovich ndoro kuzapfa mumenye ku isi adafata Chelsea. Kandi yatanze Aaron bakire mu Burusiya bamuri imbere batazwe. Iki cyane. Joe Amerika n'ahandi hose ni Burayi. John Aaron tumumenyeje wundi kandi Romani ni kuva 2003. Aha. Rero burya Abraham Grant avuga ubu umukire wundi wo muri Amerika uretse ababibi bikomerezwa cyane nka ba Elon Musk n'abandi aba Bill Gates. Undi umuntu uvugwa nka Abraham nka family Grazer ni bande. Hawe. Cyangwa uyu mukire w'ikipe ya Manchester City cyangwa aho muri Paris Saint-Germain. So ni inzira isa nkaho yari ifunguye abakire batangira kubona okay. So hano isi niho yatumenyera, hano niho twavugwa, hano niho twagaragaza ibintu byacu. Urabyumva neza, niho twagaragaza ubuhanganye bwacu. Harimo ibihugu hariya ku isi bimaze kwiyubaka, bimaze gukira mu buryo bukomeye, birimo kubaka ibintu bidasanzwe, ariko bishora amafaranga menshi mu buryo bwa advertisement, ariko ntibigire aho bigera, ariko bafata ikipe mu gitondo gusa. Ntuve gato ku murongo twamamazemo gatuma amasegonda make. Yes. Turagaruka duhita twinjira ku kijya mbere cyangwa se what's next kuri Chelsea kubayigura ishusho tujye kwibonamo, reka tuze mu kanya gato. Ubu twinjiye muri 3e mi-temps. Uyu mukino mwawugezwagaho na Primus, ruhago yacu, Primus yacu, mumwe mu rugero. Niko yoha, usigaye ubona ukuntu hamwe n'icyumweru cy'inyongera kuri Canal Plus ari ako kanya. Yewe ni nko kuzimya buji. Ubu nta mwanya wo gutegereza kuko amashene y'inyongera uhawe uhita uyabona ako kanya. Kandi nabonye icyo usabwa ari ukongera ifatabuguzi ryawe hakiri kare gusa. Ubundi ukadabagira. Ivuze ko numva ari impano idasanzwe. Ni impano idasanzwe koko. Ntabwo ari kimwe nka ya mpano wanyemereye none ikaba yaraheze mu kirere. Hamwe n'icyumweru cy'inyongera mugezweho na Canal Plus uri mu buryohe bw'iminsi 7 yose. Wongera ifatabuguzi ryawe mbere y'uko iryo rufite rirangira. Urahabwa iminsi 7 ureba ifatabuguzi ryisumbuyeho ako kanya. Wicikanwa n'ubu buryohe. Gana iduka rya Canal Plus rikwegereye cyangwa umucuruzi wemewe maze wigurire ifatabuguzi uyu munsi. Ubindi bisobanuro hamagara kuri 2200. Over 2.9 billion fans around the world. Cheers to passion. Cheers to all fans. Enjoy the UEFA Champions League with a Heineken. Not for sale to persons under the age of 18. Enjoy responsibly. Umunsi muzima usuzwa n'ibinezeza umutima. Imitima yacu yo yibereye mu mikino. Imikino nayo ikagira icyicaro hano. Iyi ni 10 Zone kuri Radio 10. Aha iracyari 10 Zone nta no guta umwanya turihuta kuko ku murongo wa telefone turacyafite Rutamu Elbijo ni umunyamakuru by'umwihariko mukuru wacu muri umwuga ariko urimo urakorera gahunda ze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bidakura ko sport abakirimo nawe ni passion nkuko yavuga ati Abramovich ni passion nawe ntabwo yajya ku ruhande rwayo ariko turacyari kuri iyo top story inkuru iremereye ku mugabane w'Uburayi front page z'ibinyamakuru byose kabisa ikintu gikomeye cyane ni Ukraine n'Uburusiya ariko ntabwo bihabana n'uwo mupira w'amaguru ndetse na sports nyinshi zitandukanye. Hanyuma Jora twumva ndabumva neza cyane Fafta. Aha twatugeze rero kuri Chelsea niki cyo gukurikira twabonye hariho bid z'abagabo wenda amazina ataremereye nkuko twavuga Roman Abramovich ko twari dusanzwe tumuzi hari
wabitangaje ku munsi w'ejo waravuga ati jewe nagiranye contact na Roman Abramovich n'umuswisi ariko wakoreye business ze muri America Hans-Jörg Wyss hakazamo n'abandi batandukanye twabonyemo n'izina ry'umunyamisiri wo bita Lofty Mansour ni benshi bavugwa ariko biragaragara ko abenshi bashaka gukora icyo na kwita ko ownership cyangwa se gufatanya bakaba bari kumwe kurusha umuntu ku giti cye bijyanye wenda niyo timing wanavuze none nibibiye uragura n'umuntu nawe utize ushobora gufatirwa sanction anytime navuga ko ni igihe kigoye guhita kubona uri buyiguruza na fresh bid imeze neza cyane Joe. I think ngenekereza yuko ntabwo bigoye cyane kuko uza kubona uyigura kuko Chelsea ubwayo irigurisha uko ihagaze ubu ngubu urumva ni imari ishyushye nkeka ko na Abramovich ubwe iyo aza kuba atari ibibazo bivutse ntabwo iyo aza no kwifuza no kuyigurisha ntabwo aricyo gihe yari kwifuza kuyigurisha kuko iki ni nka ryatunga ubu ngubu nyine ryitunze ryigabuka ufite itungo riramugoboka exactly agurishije ihaka cyane kabisa nkeka ko ntabwo kiri bugorane ari umuntu uri buze kugura Chelsea urumva ahubwo ikiza kugorana uza kugura Chelsea afite ubuhe bubasha cyangwa se afite ubuhe bumenyi ku mupira w'amaguru kuko nibyo twavugaga Abramovich ni umuntu waje akunda sport urumva yitangira we yaravugaga ati ni passion it's not about amafaranga ndayafite menshi cyane nubwo of course yinjizaga ariko koko byagaragaye ko ari passion kuko uzareba Abramovich uburyo yirukanaga abatoza uburyo yaguraga abakinnyi n'ibiki birari ni ibintu bigaragaza umuntu ukunda sport urumva ubwo uburyo yabyivanga mu bitandukanye n'izindi kipe tubona hano nka za Manchester abantu birirwa bataka tugurira abakinnyi dukora ibingibi za Arsenal so igikomeye kuri Chelsea no kumenya baraza kubona undi Abramovich icyo mvuga umuntu uza kwitangira Chelsea umuntu uza kwishora amafaranga umuntu uza kuza afite ambisiyo zo gutwara ibikombe byose bishoboka umuntu uza kuba atari gashuhe ushobora gutanga amafaranga yo kugura abakinnyi yifuza kuko Abramovich mu bintu bya mbere mu by'ukuri wamushimira nta na rimwe yigeze yibima amafaranga abatoza yo kugura abakinnyi bashaka urumva so icyo nicyo gikomeye cyane kandi ngewe uko mbibona naho bihagaze ubu ngubu Chelsea ishobora kuza ku attractinga the wrong bosses ishobora kuza ku attractinga abantu baza nyine bakurikiye fame ya Chelsea bakurikiye iyo investment ishyushye bakurikiye keep it on top urabyumva ariko bakaza nta bintu na bimwe bahuriyeho bazi ku mupira w'amaguru urabyumva kuko family Glazer yaguze Manchester United ariko kubona ko nta passion bafite ku mupira w'amaguru Joe arakabazo ngize ese Chelsea ikeneye shared power cyangwa ikeneye umuntu waza afite ubushobozi ari umwe kuko urebye neza nk'uko wari ubikomojeho mani famille Glazer urabona icyo wayikoreye turareba muri Arsenal bananirwa kumvikana iyo bari muri board ese Chelsea none ikeneye umuntu uza ari umwe akagerageza kuyitunga cyangwa ikeneye kuba sharing azira wabonye ko Hanzi yavuze ko agiye gufatanya na Todd ese bagiheye abantu nanone icyo ni kindi cyo kwibaza iyo abantu baje basharinga izo shares bakaba bafata ibyemezo ari benshi nanone bigira advantage ariko on another hand bigira disadvantage bigira nuko iyo ikipe itangiye kugira abantu bamwe urumva batari active biroroshye cyane ko wagurisha iyo migabane yabo ukazanamo abandi bantu urumva twarabibonye cyane hari amakipe afite abantu babiri cyangwa batatu bayayobora ariko abayeho neza urugero ni ikipe nka Liverpool urumva ifite abayobozi babiri I think bari abanyamerika kandi urabona ko Liverpool ari kibaye imeze neza ariko ku rundi ruhande ukabona Man U ukabona Arsenal birimo biranga ukabona nka Arsenal birimo biranga kuko nanone biterwa n'umuyobozi ufite shares nyinshi ibyo ashyize imbere ni nacyo kibazo gikomeye cyane ikipe ya Arsenal ifite umuyobozi ufite shares nyinshi asa nkaho we adashyira imbere ikipe ya Arsenal ugize amahirwe umushareholder munini akaba ari umuntu ufite passion y'umupira w'amaguru ashaka kugira ngo ateze imbere ikipe well and good ariko agira ibyago nanone akaza ari umuntu ufite izindi business arebaho
icyo nacyo ni ikindi gusa birimo biragaragara yuko umuntu yaje agafata ikipe ku giti cye birimo birakunda urugero turimo turabera nka za Manchester City za Paris Saint-Germain yes kuko umuntu araza afite amafaranga ye urumva afite pasiyo ku mupira w'amaguru ashaka gusa nta kindi ashaka ritani y'amafaranga ye cyangwa se ashaka ritani y'ibyo yashoyemo mu bundi buryo nk'uko Paris Saint-Germain mubona yuko ntabwo amafaranga kibaraje inshinga cyane baraje inshinga na advertisement y'ibikorwa byabo urumva so biraterwa n'uwo muntu uje nanone na motifu umuzanye urabyumva neza ese ni umuntu uje gusa kugira ngo abone inyungu ni umuntu uje kugira ngo azamure izina rye biraterwa n'umuntu aje kandi nanone twese turabizi burya muri iki gihe niba abantu bafite bide eshatu nawe ushobora kunyuzamo amaso ukavuga ati uyu muntu ntabwo amafaranga ari yakurikiye cyane iyo utangiye kubona ababiliyoneri muri za Saudi Arabia za Qatar n'ibiki aho utangira nawe kumenya sanse y'aho iyo kipe igiye kugana Rutamu tuzi ko ekipe ni abakinnyi abaktere hamwe n'abafana babo ese iyi crise irabasiga he byose biraterwa n'umuyobozi mushya n'umuntu uri bugura ikipe ni haza umu investor mushya nawe ushaka gukomereza kuri politike ya Chelsea uko ihagaze ubu ngubu ndumva nta kintu kiza giye guhungabanya ikipe ikibazo kiraza kuza ni haza umu investor ushaka guhindura politike y'ikipe maybe ashaka kuyihindura ariko ayisubiza hasi urumva icyo cyo kiraza kuba ikibazo ko ashaka kuza undi mukira akavuga ati no iyi mishahara muhemba ntabwo ngiye nyemera ni myinshi cyane urumva so iyo mishahara rero nibatangira kuyigabanya birumvikana ko abakinnyi benshi barigendera ariko nahaza umuyobozi akavuga ati oya nta kibazo urumva dukomeze kuri iyi politike amafaranga arahari ibiti byose ikipe irakomeza ikina so ikiza mataringa cyane ese umuntu uri buze ni umuntu uza gukomereza kuri politike Chelsea isanzwe ifite cyangwa ni umuntu uza kuzana politike nshyashya no kuyihindura kuko iyo utangiye guhindura uburyo ikipe yari isanzwe ibayeho kenshi bikunda kuzana n'impinduka runaka mu buryo buri positive cyangwa negative Jo reka tugushimire urakoze cyane tuzagira umwanya wo kuganira hari ibyituyemo byo bya Super League mbona bagaruye hari n'ingingo nyinshi rwose urakoze ku mwanya uduhaye kuri iby'Uburusiya na Ukraine ugira ibihe byiza